Aho neza nshuti zanjye mbahaye ikaze kuri channel ya Umurerwa Media. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Nk'uko rero nawe basezeranije rero ko nzajya mbagezaho ibintu byinshi bitandukanye, reka uyu munsi noneho duhere ku nkuru zigisha. Muzajya mukuramo ibintu by'ingenzi, aho nzajya mbatera story cyangwa se nzajya mbaganirira nkababwira nk'inkuru, hanyuma tukayikuramo isomo ry'umunsi. Uyu munsi rero dufite inkuru y'umukazana na nyirabukwe. Umugabo yari afite mama we, hanyuma kubera ko mama we yabaga wenyine, umugabo azana mama we kubana nawe mu rugo, umugore arabyemera barabana, ariko nyuma yaho umugore na nyirabukwe baje kubana nabi, akajya abona ko nyirabukwe amubangamira bitewe n'ibyo yamugaragarizaga. Hari byinshi bapfaga nyine mu rugo, umugore akabona ko arimo kumubangamira. Umugore rero yagize igitekerezo cyo kumva ko nyirabukwe amubangamira cyane, yumva atekereje kuba yamwica cyangwa se akamuvana mu buzima bwabo. Hanyuma umugore ajya gushaka umuganga, abo twita b'ibinyarwanda, cyangwa se ajya mu bapfumu kugira ngo ajye kumushakira umuti wamwica. Agezeyo umuganga aramubwira ati narinje kugira ngo umpe umuti wo kwica mabukwe kubera ko aranzengereza cyangwa se arambangamira cyane mu rugo rwanjye. Muganga aramubaza ati se urashaka kumwica koko bya nyabyo? Undi ati yego ndashaka kumwica kubera ko arambangamira cyane mu rugo rwanjye pe. Hanyuma rero umuganga cyangwa se umupfumu aramubwira ati ngiyewe ngiye kuguha uburozi ujya guha nyokobukwe kugira ngo apfe, ariko ntabwo ndi buguhe ubumwica ako kanya, nzaguha ubuzajya bumwica gake gake kugeza igihe azapfira, kubera ko aramutse apfuye ako kanya cyangwa se mu gihe cyihuse, bamenya ko mu by'ukuri ari wowe ushobora kuba wabigizemo uruhare bitewe n'uburyo mubanye mu rugo. Hanyuma rero amuhereza uburozi ngo buzamwica mu mezi 6. Noneho umugore kugira ngo ajye abasha guha nyirabukwe uburozi, bwa burozi murabyumva nyine, hari uburyo yagombaga kujya amutwara kugira ngo amwiyegereze. Icyo yakoze ni iki? Ni uko yegereje nyirabukwe akajya amushyira ibyo kurya, akamushyira ibyo kunywa, ubwo nyine birimo bwa burozi, akagerageza uburyo ki ubwo burozi ari buburye cyangwa se ari bubunywe mu gihe kingana n'amezi 6. Ubwo urumva nyine kugira ngo ubwo burozi abashe kuburya neza cyangwa se abashe kubufata neza, yamutekeraga ibyo kurya byiza bitari bisanzwe, nk'ibyamutekeraga mu bihe byari byashize, cyagiye igihe bashwanaga cyane, akamutekera ibyo kunywa byiza cyangwa se akamushakira ibyo kunywa byiza kugira ngo nyine abone uko abishyiramo bwa burozi. Ikindi kandi birumvikana yagendaga afite umutima mwiza, ahamusekera, asa n'uwumureshya kugira ngo nyine abone uko aburya. Hanyuma rero umuganga yari yamuhaye amezi 6, ariko mu by'ukuri y'amezi 6 ntabwo yashize, ntabwo yagezemo. Byageze mu mezi 3 cyangwa 4, umukazana atangiye kubona ko nyirabukwe yahindutse. Kuri uko guhinduka kose nyine bitewe n'uko hari ukuntu yamufataga bitandukanye n'uko yamufataga mbere, ubona amwiyegereza cyane, amwegera cyane, akamuha ibyo akeneye byose. Umukecuru nyine yaragiye arahinduka, ariko umukazana ni wabonye ko yahindutse. Icyo yakoze ni iki? Yasubiye kuri wa mupfumu, aramubwira ati narinje kugira ngo uburozi maze iminsi mabukwe tubumurutse. Ati se kubera iki? Urashaka ko tumumurutsa kubera iki? Ati ndashaka ko tubumurutsa kubera ko namaze kubona ko yahindutse. Ati yabaye umwana mwiza, ubu turaseka, turicara tukaganira, tugaseka, ntakimbwira nabi n'ibiki byose. Amubwira nyine ukuntu basigaye bameze neza mu rugo. Hanyuma umuganga arangije aramubwira ati nako ni umupfumu, arangije aramubwira ati ntabwo nigeze nguha uburozi bwa nyabwo bwo kujya kumwica. Ati ahubwo uburozi natanze cyangwa se umuti naguhaye wari uwawe, ntabwo wari uwa nyokobukwe. Ati uko nguko wagiye kujya umwiyegereza kugira ngo umuhereze uwo muti awunywe cyangwa se kugira umuhe ubwo burozi aburye, uko nguko wagendaga umwiyegereza kugira ngo agere ku byo washakaga, ku byo wifuzaga mu gihe ubishakamo, niko wakagombye kuba waramutwaye igihe mwatangiraga kubana. Ati kubera ko niba warabonaga ko akubangamiye, nawe ubwawe wabigiragamo uruhare. Wasanga no kuba yaraje kuba mu rugo rwawe utaranabyifuzaga, ariko kubera ko udafite ubushobozi bwo kubihakana,
ahubwo ugahitamo kumubanira nabi. Wamubanira nabi rero nawe akakubanira nabi. Ubwo rero birangira umugore amaze kubona ko mu by'ukuri ikibazo cyari we kitari nyirabukwe. Byaje kurangira nyine babanye neza mu mutuzo. Umwana na nyina babana neza, ntiyabakiswe nyirabukwe ahubwo yitwa mama. Ibintu bigenda neza mu rugo. Hanyuma rero isomo ry'umunsi tugomba gukuramo ahangaha nuko uko tubanira abandi bigira ingaruka nziza cyangwa mbi mu buzima bwacu. Niba wabaniye umuntu neza nawe akubanira neza, niba wamubaniye nabi nawe akubanira nabi. Hari ababasha wenda kuba bashobora kubindyarya, akaba ashobora kukubanira neza mu gihe wowe wamubaniye nabi, ariko hari n'abadashobora kuba indyarya nyine wa wundi gusubiza nyine ibyo wamuhaye. Namwe murabizi ko bavuga ngo ibyo ubibye nibyo usarura. Ubwo niba ubaniye umuntu neza nawe azagusubiza neza, niba umubaniye nabi azagusubiza nabi. Ubwo rero icyo dukwiriye kumenya ni iki, nuko tugomba natwe ubwacu kwisuzuma muri ubu buzima bwacu. Ese niba umuntu avuga ati ahantu mba cyangwa se ahantu nkorera abantu bose baranyanga, ntabwo bankunda, ari abo duturanye ntabwo bankunda, abo dukurana ntabwo bankunda, ese warabanje umenya ngo igituma batagukunda bose ni iki? Ntabwo ari impamvu zawe zo kuba batagukunda. Hanyuma tumaze kumenya niba ikibazo ari cyawe, ubikoraho iki? Twisuzume natwe ubwacu, tureke kujya gutokora igitokorwa mu jisho ry'undi muntu, natwe ubwacu tutaritokora. Twisuzume mu by'ukuri. Tutarasoza reka mbabwira kandi ga story kameze nk'aka ngaka. Umugabo yagiranaga ibibazo n'umugore we, ariko umugore we akabona ko umugabo afite amahane menshi mu rugo. Hanyuma umugore yigira inama yo kujya kumushakira inzaratsi. Agiye kumushakira inzaratsi, agenda abwira uwo yaragiye kuzisaba ko akeneye inzaratsi zatuma umugabo atuza kubera ko agira amahane menshi. Ariko mu by'ukuri nk'uko bisanzwe niyo tugiye kwivuza ku baganga basanzwe baba bemewe n'abatemewe, hari uburyo babanza kukubazamo ikintu kugira ngo bamenye neza uburwayi urwaye ni ubuhe. So ubwo rero yabanje kuganira nawe, abanza kumwumva, amubwira ko umugabo we afite ukuntu ari brutale cyangwa se agira n'umujinya mwinshi. Amubwira ko aje kugira ngo amushakire inzaratsi zituma atuza. Hanyuma umuganga aramubwira ati kugira ngo nguhe umuti, kugira ngo nguhe izo nzaratsi kugira ngo zikore neza, hari icyo ugomba kujya kunshakira. Undi aramubwira ati ni iki? Aramubwira ati ndashaka kujya kunshakira urwoya rw'ingwe kandi nzima, itarapfuye nzima, kubera ko nirwo ruri butume mbasha kuvanga imiti nkayiguhereza ukajya kuyiha umugabo wawe. Umugore aramubwira ati se ubwo uri kubona urwo rwoya rw'ingwe nzarukura hehe? Noneho ingwe nzima n'uburyo ikarishye n'uburyo imeze. Umuganga aramubwira ati ugomba kujya kugushaka urwo rwoya kugira ngo nyine mbashe kuguha uwo muti, niba wifuza koko umugabo wawe atuza amahane yakagabanuka. Umugore yaragiye ajya gushaka urwo rwoya rw'ingwe kandi nzima. Ajya ahantu habaga ingwe. Nyuma y'iminsi nk'ingahe aragaruka, aruhereza wa muganga, aramubwira ati narinzanye rwa rwoya rw'ingwe wantumye. Umuganga aramubaza, sinzi niba ndi kubwita umuganga cyangwa umupfumu, ariko nyine byose biravugwa kuko hari n'abapfumu baba bemewe. Ubwo ni abaganga cyangwa abapfumu, kimwe muri ibyo ngibyo. Aramubaza ati urwo nzaniye ni urw'ingwe nzima? Ati yego. Aramubaza ati se urwo rwoya rw'ingwe nzima warukuye hehe? Ati ubanze umbwize ukuri, ati kuko ninjya gukora uwo muti ntabwo uzakora ingwe atari nzima. Aramubwira ati nagiye gushaka ahantu ingwe iba, kugira ngo nyifatishe rero uyu munsi najyanaga inkoko, ejo ngasubirayo nkajyana ihene, ejo ngasubirayo nkajyana wenda ikindi kintu cyiza nyine gishobora kuba cyayikurura. Hanyuma rero uko nagendaga nyigaburira byatumye tuba inshuti. Hahandi ku nshuro ya nyuma nayegereye mbasha gufata rwoya aribwo ndukuzaniye. Umuganga aramwitegereza aramubwira ati se niko madame, umugabo wawe akarishye kurusha ingwe, ko wabashije kuba waturisha ingwe
ukayikuraho urwoya, guturisha umugabo wawe byarakunaniye? Ati se kugira ngo uturishe iyo ngwe urumva ibyo wakoze? Wabanje kuyishyira ihene, uyishyira inkoko, uyishyira ibyiza nyine, ubwo ni nkaho yiza kuba umuntu wagombaga kugenda uri kuyisekera kugira ngo nyine uyifatishe. Ati none umugabo wawe arakarishye cyane kurusha iyo ngwe wabashije kuba wakwegera ubizi neza ko ishobora no kukwica, ukaba warananiwe kugarura umuntu ushobora kukwihanganira ntagukubite cyangwa se ntakwice nk'uko ingwe yari kubikora. Aho ngaho mutekereze neza namwe isomo ririmo ni irihe. Nuko akenshi iyo uharaniye kugera ku kintu ukigeraho, urumva we yashyize imbaraga kujya gushakira umugabo we inzaratsi, ajya kureshya ingwe aho kugira ngo areshye umugabo we, kubera ko yumvaga ko wenda adashobora kumuhindura ngo ahinduke. Ariko mu by'ukuri isomo ririmo aha ngaha ni uko dukwiriye kubanira neza abantu, nk'uko twabivuze mbere, dukwiriye kubanira neza abandi. Niba ugiye ufite ubwo burakari nawe ugasanga buhuye n'ubwo yari afite, birumvikana ko buzaba bwinshi. Abantu babana mu by'ukuri bakagombye kujya boroherana mu bintu bimwe na bimwe. Niba umwe azamutse undi akamanuka, kuko nimuzamuka mwese uko bizagenda kose umuriro uzaka. Urugero nk'iyo nk'abantu babiri batwaye imodoka, umwe aturuka wenda hepfo undi aturuka ruguru, bose bagacana amatara maremare. Icyo gihe ayo matara maremare azatuma uw'imbere ahuma n'uturuka hepfo ahuma, hanyuma usange baragonganye. Ariko mu by'ukuri umwe acanye maremare undi agacana magufi, ni ukuvuga ngo wa wundi byibuze umwe muri bo azabasha gutambuka. Uwacanye magufi azatuma uw'imbere abona, nawe uwamuteye maremare niwe uzatambuka, birumvikana. Hanyuma uwateye magufi ari we ukomeza kuguma aho ngaho kugira ngo atambuke. Ariko bitagenze uko nguko, murabyumva icyahaba ni iki? Ni uko bagongana bikarangira bicanye cyangwa se hari ukundi kuntu bigenze. So dukwiriye kwiga kubaho tworoherana mu buzima ubwo aribwo bwose, yaba umugore n'umugabo cyangwa se n'abantu babana mu buzima bwa buri munsi, n'abantu bakorana mu kazi, aho kugira ngo tujye duhora turiho ducana imitego, ugasanga ndi gutegwa mugenzi wanjye n'undi nawe ari kuntega kugira ngo wenda habe hari ikintu kibi cyamubaho. Mu by'ukuri ni uko twakwiga guca bugufi tukabanira neza abo tubana nabo. Dusoza rero, nyuma y'izo nkuru maze kubabwira, nizere ko mwe mwese mudukurikiye hari isomo mwaba mukuyemo, kuko muri aka kanya ushobora kuba urimo kundeba uri uwo mugore ushaka guha inzaratsi umugabo we, ushobora kuba urimo kundeba uri uwo mugore washatse guha nyirabukwe uburozi kugira ngo apfe kubera ko amubangamira. Ariko mu by'ukuri ukaba ubonye ko ari wowe ikibazo, bikaba bishobora gutuma ushobora kwisubiraho cyangwa se ukitekerezaho ukaba umuntu muzima. Hanyuma rero ndabasaba gukora subscribe, like, share na comment ku biganiro nzajya ngenda mbagezaho. Nk'uko nabibabwiye nzajya ngenda mbagezaho ibintu byinshi, kandi niko tuzajya tugenda twagura ibiganiro tubagezaho. Nk'uko nabibabwiye ko hari n'igihe tuzajya tubazanira inzobere mu bintu bitandukanye. Niba ukunze iyi nkuru uyisharinge, ukore comment, like, hanyuma uzaba ugize neza cyane. Bye.